ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Niciye inyuma, wanditswe na Manishimwe Dieudonné unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mu buzima kwitonda no gushishoza mbere yo gufata umwanzuro wo gukora ikintu runaka ni ingenzi cyane, kuko usanga uyu munsi tuba mu ngaruka nziza cyangwa mbi z'amahitamo twakoze ejo. Bajya bavuga ko ibintu byose iyo bikabije naho byaba ari byiza bihinduka bibi. Bamwe muri twe usanga dushishoza tugakabya hahandi umuntu ashobora kugura icyuma akabanza kukikatisha urutoki ngo abone kwemera ko gityaye. Ibi nabyo tubyite gushishoza cyangwa n'ubwenge buke. Dukurikira umukino. Uranze urayifunguye se? Ndayifunguye kandi urayinywa rwose uyimaremo. Uko ifunguye nta kundi ndayinywa, ariko nyine kuyimaramo byo birasaba indi mishyikirano. Imishyikirano se ni mibi. Uyinywa rwose. Niba ari ikenewe ndayikora ariko turimo dusangire. Hari ikibazo se? Kwikora si bareka icyizere cy'uko ari ikigeraho n'igice cyane. Ubundi se wagiye unywa byeri. Niko reka nigwera ahubwo. Imari cyaka gusa. Yewe biyaba ari agacupa turimo gusangira rwose ntabwo sibwo ari kuvuga ko dutangiye nibura. Nanyerera nzi ubwenge ngewe. Kandi namaze kumenya ko tugomba kwiherera abafite intimba mu mitima, niko biri bivuga. Kandi nta ntimba mfite wo kwiyahuza urwo rushunga ndushye. Reka nkubwire Bibiliya uzayisome neza wongere uyisome, uzasanga aho bavuga ngo vino bayihariwe w'Imana yamaze kwemera imirimo ye. Urumva neza ko se w'imirimo yawe ni iyihe? Ahubwo buriya nusesengura neza uzasanga inzoga yemerewe abakora neza gusa nkanjye. Abuze nk'iyo mirongo warayimenye utesheri ko mbizi neza ko eruka mu misoko mezwa. Bazabona ishyana birirwa bambaye amategeko mu gituza, ubundi bagasengera mu nzira rwagati ngo abantu babone ko ari abakiranutse. Wowe uratinyuka ukancura urubanza ngo utabona njye mu rusengero, wowe uzaho nsengera saho? Urasenga aho kabyara. Ndasenga nyine. Ahubwo sinzi impamvu utabaye padiri n'ukuntu uri umukristo cyane. Nako bapadiri byari byo, ariko rwose ntangaga ko uburanga bwawe burangaza buzapfa ubusa cyangwa bukitwarirwa n'abandi. Uzi ko twatekerezaga kimwe. Nibyo se? Nanjye numvaga nshaka kuzaba umubikira, ariko nkajya numva byanze bikunze hari umusore mwiza usa nawe kandi ngomba kuzabera nyina w'abana. Ako kantu sorejeho sheri ni koko rwose. Ariko rero buriya turimo gukereza abana kujya ku ishuri, kandi numvise ngo kubarihira umaze gusaza ntibiba byoroshye. Nasi icyo kibazo ninjye bagisubiza cyangwa nawe ugomba kugisubiza? Ariko ngewe ibyanjye narabikoze hasigaye ibyawe. Turi nk'ubu nakubajije aho wumva twahera dusura ababyeyi wanze kunsubiza. Njye sinanze kugusubiza sheri. None utanga. Narabikubwiye ko tuzahera iwacu tukabona gukurikizaho mama wawe. Icyo tudahuza neza ni amatariki. Ariko se ziriya tariki naguhaye zigutwaye ikigugu. Mu kwezi gutaha bari vuba cyane sheri. Reka twe kwirukansa ibintu rwose. Ibyo ni ibyawe ariko. Byibuze uko n'ugutaha bivemo. Turiwe mu kuzakurikiraho. Mva sheri, ntugakunde gutinza ibintu rwose ndabikubwiye. Ikintu ushaka kwitegura ni iki cyo utakwitegura muri uku kwezi ngo mu gutaha dusura ababyeyi bawe, ahubwo mu kuzakurikiraho dusura abanjye. Yesi nkunda kwirukansa ibintu rwose sheri. Ese buriya tubyirukankije dute? Tumaze igihe kingana iki kuko dukundana? Imyaka 2 ntishize. Ubu se turi abana bo guhera muri sheri ishusho. Ngewe ndi umusore ukuze ndashaka kubaka. Niba wewe rero wumva ukiri umwana ushaka kurya ubuto bwawe, wabimbwira nkamenya ko tudahuje intego, umwaka ajya mu bye n'undi akajya mu bye. Wirakara sheri, wirakara. None nkubwire ngo iki? Oya wirakara ntago bikubereye. Oya ntukarakaza umuntu nurangiza ngo sinkarakare. Ntarakara se. Ntabwo twaremeranyije ko impeshyi itaha itusiga mu rugo rwacu. None se nabyanze. Nubundi kwa 7 ni kudusiga, kwa 8 ni kuzadusiga. Ibyo rero byaba ari nka bimwe baririmba ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. None se niba duteganya ubukwe mu mpeshyi tukaba tugejeje iki gihe tutariyeka ababyeyi, urumva bizakorwa ryari? Ariko se ko wiruka cyane sheri,
uwo mezi yose asigaye urumva tuzaburamo umwanya wo kujya kwiyereka ababyeyi koko. Iruka cyane. Hanyuma se uribuka imihango ibanziriza ubukwe nyirizina nibura? Ndayizi rwose. Yeze. Uribuka ko tuzajya kwigira umubano? Yego. Tugafata irembo tugasezerana mu murenge. Ubwo simvuze ko tuzakenera kugira n'abandi bantu tugendera mu miryango yacu nka 3 cyangwa 4 kuri buri ruhande. Erega ibyo byose ndabizi sheri. Niba ubizi se ubwo urumva hasigaye igihe kingana gute? Reka igihunga igihe kirahari rwose. Rega ibyo ni ibintu wakora no mu mezi abiri ukabura birangije. Yego ye. Ubu se ababyeyi bacu ntitwabasura mu byumweru 2 bikurikirana. Kwerekanwa mu rusengero, umurenge no gusura abantu twabishatse byose byakorwa mu kwezi kumwe. Mu kwezi kumwe? Ariko ye ndwana n'iki se? Ubu twicara igihe kigende tukireba ngo dutegereje ko tuzakora ibintu byose mu kwezi kumwe. Ahubwo niba ushaka ko dukwedura ibintu cyane boshya bataye umutwe. Nari nge kandi. Ubu dutangira uyu munsi imyiteguro y'uko buri muki. Uzi nibindi niba wumva ukwezi gutaha utanjyana iwanyu cyangwa wemere nkujyane iwacu. Nubwo bukwe bwo muki nta buhari. Nanjye rero ndakubwiza ukuri ko mu kwezi gutaha ntabwo nakwemera kujya iwanyu kwiyerekana nk'umufiance wawe kuko haracyari kare cyane pe. Amubonye Jean. Umuceri wacu twaratebereye ikinyama ngo aze kuyikuza kumwe kw'abana do. Kandi mujye uzatuma ncika. Cyangwa ubwo mugenzi ari kwiyenza ngo abone uko ava. Niba ari cyo mwanzura nta kundi nzagenda ariko nzaba ndenganya. Nawe rero ibindi byose yabiri ariko inyama ari kugera akayisunika gake. Ariko se bite byawe? Ayicuma. None z'ukuri kose wagize ngo ni ngombwa ngo kugambe. Cyangwa wagize ngo niweho wenyine wabibonye. Ubu si nkoze iki koko mwabana? Ubunzi ziki? Nawe ufatanyije na mugenzi kunserereza. None se ubundi ko ari uko nari nicecekeye. Mugenzi umunwa gukamujya. Wabujijwe n'iki kurya iyo nyama? Mwatege mwese mutegura ameza ntimuzana ibyuma ku meza. Bamuzi ko inyama bazirya bashikurana nazo ntabwo mwe mwazirya iwanyu mukiba mu cyaro. Ariko wa musirimu reka ibyo ni ibiki? Shingikanya ku nyama gutya. Urumva? Shingo gutya. Wongeye akabaraga. Urumva? Ubundi maze tutamira abundi ureba. Inyama yahiye wagira ngo ni ibishyimbo cyangwa ibirayi none urashaka ibyuma. Ariko ubu busiremo we. Ese we izi nyama mwazitekeje iki? Yahiye mwamenye ko ari intoryi wagira ngo ni inyama. Do atangiye no kuvugisha. Ntiwamenye ko ari inyama wagira ngo ni intoryi. Ubundi uyu muhungu agira itekanabuhanga. Atekaga inyama ntumenye ko arizo neza. Ariko mama wabanje kuzitogosha umwanya munini cyane. Umwanya munini cyane uvuga ze twe tuba tuwufite. Cyangwa gaze yo kwirizaho inyama twayibona. None se wabigenje ute ziryoshye cyane we? Mva reka mfate naka. Ibyo babyita ibikoryo bya #1 cook in the country. In the world. Umwe rukumbe ku mubombe juranyirizi niyongeza mu gikwana abantu bose barigama. Yego ngo cyabatetse sha. Ni mbere ya mbere mu guteka. Ahubwo ko ari mbere ya mbere mu kwiyemera. Naho mu guteka rwose nturi n'uwijana. Bitwaye iki se? Icyo nzi cyo nuko uvuga gutya ariko mu mutima wawe harimo ngo uyu musore aza guteka yaza ko umukobwa ari kuzantwarira umugabo. Ndabeshya? None se niko mwa ushatse kuvuga ko ngenzwaga n'inda wamureze we? Ati kugenza n'amaguru ariko nawe urabizi ko umugore ari umenya imisonga yose y'umugabo. Kandi ntiyakumara inzengereza y'inzara mu ipantaro atabanije kukuvura imvune y'imbere mu mbavu. Ariko nyuma y'akazi kawe gasanzwe ubanza ukora n'ikiraka cyo kwigisha ikinyarwanda. Ahubwo ngira ikiraka cyo kwigisha abagore guteka. Niba namwe gahunda iri hafi ushaka waza ukawufasha amahugurwa Jacques atazagusendera mu gikoni se ngaho nibereye. Ndasa n'ingiye imenya babajije mushite wawe se mwimari ko bamugana Jean. Gahunda iri vuba mbe ntangiye kumwigisha uko bateka inyama ziryoshye gutya. Ndajya mwibiramo n'akabanga k'ibyo ukunda.
uzamwihorere nzaje ndabijya uko zaje araba yabitetse ese nagutekera igitoki cyangwa igishayote ko nzi kutakirya wowe uzi kukijyaga warapfuye aho kurindisha inama yanjye impyisi nzemera mbijya uko zaje araba yabitetse sawa reka nkwere amasahane nigenere yego nta nurure ndabyumvise ntabwo nyizera ubwo nageza kukureba udahari nzajya muheza hanze wavuze ko ari abwiza wese kuza nanjye numvise ratamugira ngo nanjye ntayizeye niyo mpamvu adashaka ko twegerana ndakubeshye mugabize umugabo ufite icivugo cyo mu gikoni n'icivugo cyo mu buzima busanzwe koko nk'ubu yamfashe cyakora uyu musore arivumbura koko nk'ubu koko yanze kumfata inshuro zose muhamagaye yaba yakweretse ko ari umugabo nyine niba udashaka kumva ibyo akubwira se kuki we yakumva ibyo umubwira kwana n'umuntu si ibintu uhubukira de ugomba kubanza ukitonda ukaraba neza ejo utazagwa mu ruzi urwita ikiziba kanuka mwana we kabasi nongere munyicishemo ndebe gerageza byanyu ndabona ntazi pe reba nawe kuva twagera igihe wahereye ufata telefone icamo byanga ese ubundi Nadi warekeye ugakora ibyo yakubwiye aka ni agasuzuguro ntiyakwandikiye ngo mu butumwa bugufi none se ko nshaka kumva ijwi rye nimwandikira akansubiza ndabona ndyumvise uretse ko murenzi muzi neza ashobora no kuyisoma akanyorera asanze ntamubwiye ko nemeye gahunda yo kujya iwabo ubwo se bizagenda bite Nadi shamana uzi ko hagiye gushira ibyumweru 2 mutavuganye ibyumweru 2 we nyamara wabona wisenyeye urukundo uri mu bintu by'imikino gupfaho ntibyapfa kuko nubwo ngira gutya ndabizi neza ko murenza nkunda ntese uri mu biki koko niba ubizi neza ko umusore agukunda ko mbizi nawe wamusariye uyu bintu urimo urumva ari ibiki koko umuntu amara icyumweru n'igice atavuganye na sheri we ngo ari mu magerageza mva nta kinyirukansa de sindi mu masiganwa yo kurongorwa ndabizi ko nkuze ariko nta mpamvu yo kwirukanka ngo nzicuze nyuma reka mubwire Nadi uriya musore nta nundi uzabona witonda nkawe urumva uzi ariko nk'iyi mikino urimo ngiye nyikoze Jacques nkamara 3 tutavuganye ngo ndi mu masuzuma ewe ntacyo mvuze Yesu ni ubizi wenyine aya nawe ntubyitiranye ngiye sinanga ko tuvuganirega murenzi n'ubyanga ntubona ko muhamagaye akanga kumfata akambwira ngo nimwandikire ubutumwa bugufi ndabizi niyo namwandikira nta makuru ko ngo kumbuye ntiyansubiza ko rero byararangiye ntimugikunda oya nawe none se niba mutasurana mukaba mutahamagarana mukaba mutanakwandikirana ngo mubazanye amakuru urumva ko urukundo rukiriho ni ukuvuga ngo wategereje ijambo rimwe gusa rivuga ngo ndabyemeye duhure dupange imyiteguro y'uko izakurikirana ubone se Nadi kankubaze ubu ikintu usuzuma utabonye mu myaka ingahe mumaranye ni igiki subiza ubu urinde guturika umutima ngo uzemera ko mutegura ubukwe neza ari uko umaze kumenya niba gukunda bya nyabyo sinshidikanya ko nkunda pe none se bite nkunda kandi cyane ariko hari ikintu kimwe ntaramenya neza sha ama murenzi ashobora kuba nteretana n'abandi bakobwa uraseka nyine urabuzwa n'iki none se umugabo utarakugeza mu rugo wamubuza kuvugana n'abandi bakobwa ute none ukibwira ko uguca inyuma muteretana se mugeze mu rugo ariho yabireka none se hari uwo wari wabafatana ubwo si bimwe abakobwa dufuha ngo namuhamagaye numvi ari kwivugiraho ngo ubundi muhamagaye atinda kunyitaba ubwo si ibyo bibereyemo Nadi namwifatiye se nabanyire muraya ndamukunda cyane pe ariko mufasha shatwa abatubyaranya niba hari ikintu kintera ubwoba mu buzima bwanjye nuko uzashaka n'umugabo kanshi inyuma ibyo byo nta wabyishimira pe kuko burya ngo n'indaya ari indaya zigira aho zikunda zikabafuhira none nge ndinde udagomba gufuha gusa murenzi humura ni muzima ntabwo byabijyamo pe ni ukuri murenzi ni umusore w'imico myiza agira ikinyabupfura cyinshi mbese agiye gushinga urugo azi neza icyo ashaka ntabwo ari uwirirwa muri ayo pe nyamara ngo rwubika ngo he niwe rwubura ngeso
nzabanza mutega umutego ndebe uko yitwara nawe usimbuka nzamenya ko azambera umugabo mwiza maze dusubukure gahunda z'ubukwe. neza azawusimbuka gute kandi azaba ari umutego? kereka n'umutega mukaza kumubwira uti ariya hatambuke neza nawe aguteze. byewe n'igize uko nzabigenza ahubwo nawe nzakwereka icyo uzamfasha mu gutega umutego. mbabarira rwose uramenya uzashaka abandi. njyewe sinajya gutega umuntu imitego mbireba nanjye ejo batazanyitegera bikanshibukana. humura ni akantu gato mbabarira Nadi, ntabwo nzagusaba byinshi. ubwo gato ni ukuvuga ko nzagukorera iki Nadi? ese genda gake wa mwana we urirukanswa n'iki ko n'ubundi ndarino? ubuse turimo kwihuta mama cyane ahubwo umva imodoka itagenda yinyereza nk'idafite amaferi. wabanza nkujyanye mu cyaro tutagerayo. uzi ko ntwariye muri 50 kandi iyo ndimo kuza hari ubwo ngeza no muri 80. yego ariko iyo mugeze i Kigali bigenda gute mure? inyama y'ubwoba bayibabagamo bakayijugunya cyangwa kubera ikizo uvuga gutyo mama? sinzi mbona abantu b'i Kigali batagira ubwoba ahubwo nibo bagira bwinshi. ndakubwiye mu cyaro nimuba mwigendera saa moya saa mbiri z'ijoro nta n'amatara ari ku muhanda ngo twitonze. ariko i Kigali se niyibeshya buri minota 30 urebe induru dutera ngo imihanda yacu ntifite urumuri. nibyo by'urumuri ariko handi hose mwashize ubwoba. ndebera nk'iyo nzu iri hakurya iyo uriya irareshya ite? ego mana ni ndende cyane kuko ifite amagorofa 15 mama. ngaho mbwira nk'umuntu wayisakaye uko yumvaga ameze. urambwira ngo abafundi buriye iriya nzu bakayicara hejuru bagafata inyundo n'imisumari bagasakara bagira umutima. mama nawe rwose none se niba barabyize bakamenya uko bikorwa? ego mana maze n'izisumba ziriya barazisakara. urabeshya ndakugira nera uriya se bakuraho urwego rugera hariya bafatanya nk'ebyiri cyangwa 3 ariko banza nazo zitahagera hariya hantu niyo cyaheze rwose. mama rwose ibintu urimo kuza wagira ngo nibazo by'ubwana biga mu mashuri y'incuke. umva mbese none se ubu nurabona abantu bubaka etaje? mbabonye se wanyirusenge hari amataje uhazi. Yumva mama ninongera kubona umukiriya ushaka ko mwubakira etaje nzagutuma ugaruke kudusura rwose urebe ko yubakwa n'uko isakarwa. mbese njye mpoza akarenge mu rugo rw'umukwe. ku mukwe wawe se hari icyo watwaye mama? ese ndahora ndara mu bakwe kubera iki kandi narabyaye? naho ku mukwe ariko ni mu rugo rw'umwana we Mukamurenzi. simpashaka rero maze kuharara kenshi. ubu ndashaka kujya ndara no ku mwana wanjye nkarara nganira n'umukazana. nanjye mbirimo rwose ntugire ikibazo. mbirimo yawe maze kuyirambirwa mure. ni ukuri pe imyaka 35 koko ubu wowe wumva utitera isoni? se 35 n'imyaka myinshi koko mama. iso yantwaye mfite ingahe? sinari mfite 19 ndangije uwa 7 w'amashuri abanza. none se abakobwa ko mujye mu byuzuye mvanye n'abahungu tubanza kubiruhira. niba ari ibyo na mushiki wanjye Mukamurenzi ndurabyaye aka kabiri kandi niwe unkurikira. iso yantwaye afite ingahe? ntiyari afite 23 gusa. kandi niba ikibazo ari amafaranga akora ubukwe uzazuze ture ya nyana ya Kibambu yigurisha ivemo ayo uzakoresha ubukwe. nukuri ubwo zinyana ya Kibambu izava mangahe yakora ubukwe koko mama? iriya nyana ibuzemo 500 wa mwana we. ayo mafaranga ntiyakora ubukwe bukarangira ra. ndakurahiye rwose ayo ni make ntiyaburangiza. wowe se ntukora uzashyireho andi 500 bibe miliyoni. wo kumva yo ngo abanyakigali mukora ubukwe bw'igitangaza miliyoni zabura kubukora ngo burangire. uraseka. yewe mama miliyoni ni nyinshi cyane rwose izabukora. yewe nzanasagura ahubwo. none urabura iki mure? ni umusheri ngo nzakurambagirize wa mukobwa wo kwa Murekezi ko amaze no kubinkumira. ejo bundi nawe yarangije kaminuza iwabo bari baje no mu birori byo kwambara cya gikanzu na cya kigofero. yewe mva
nyagasana pe muragahora nibyo mutunga rero nibyo mutanga rero kandi rwose nyagasana barebe neza. amen namwe bibagendekera uko kandi niko ariko si umugore wanjye we nanjye ng'umugore uboshye ko hari icyo nahe iwabo ngo bamume. akazi kabo ngo mwatubonye di gute kandi urumva ari icyo uzaha iwabo kugira ngo bemere kuguha umwana wabo koko. mva kandi nzabaha inka mvunjwa faranga ubundi guhera kuri basaza be kugera kuri basa wonyine bambwire batijyanire. ariko rwose ntubyumva se cyane bigomba gusubirwamo natwe tukajya tubakwa. ni impamo pe kuri nta mpamvu yo kwibyarira umwana ngo umurere namara gukura umugurane inka. nibe namwe murayibona twese ko tuviramo aho ngaho nk'aho twirese. ubwo ndabona yatinze gutaha rwose sinzi uko byagenze kandi amasaha arimo kugenda. hari icyo se reka mwereka ahubwo ngaho re urayipfunduye se? ndayipfunduye da akira busoma n'akahubwo wabona mu kanya ari bubaje. nadine yigize mukamunyakazi ku ngufu iyo akarimo agakurwamo nuko karangiye. ariko rero Amanda urakojeje cyane gufungura iyi nzoga rwose cyangwa niwe ugiye kuyinywa? oya ese uko ubizi ngo inzoga urayinywa pe? oya ni mama ntabwo ngewe nk'inzoga. ntawe urayinywa ni ukuri cyangwa se murebe abaturanyi muyisengerera rwose kuko ngewe ntabwo nayinywa. ariko mure wawe ugiye ureka ibyo ngibyo kuko uducupa tubiri dutoya unyoye ntitwuvuga ngo nta yindi urenzaho. nta yindi ndenzaho rwose akera akangaka kamwe ndabizi rwose nta kandi ndi bugufungure. reka yewe nahakanye rwose kandi buriyo nahakanye ngemba nahakanye niko murenze inteye. sinshobora kurenza amacupa abiri mato y'inzoga kandi bucya njya mu kazi rwose. niko bimeze cyakora wenda ari muri weekend nta kazi mfite bukeye bwaho byo nshobora kukanywa. yego mana yanjye ko wafashe ingamba zidasanzwe ra? nazifashe da. unywa inzoga ariko ukagena igihe cyo kunywa nyinshi n'igihe cyo kunywa nke. ubwo ngeraho ngo n'igihe cyo kutanywa nabyo birimo. yego ko ubuse ndi mu kazi ugira ngo nayisomaho. yewe nushaka uzazireke rero wibere nkatwe tutazinywa kuko n'ubundi uko si ukunywa n'uko wangiza. ubeshye se uzi abandi banywa bya nyabyo bakubwira ko gusinda ari amahirwe. bimwe bavuga ngo ni tombora bya cyane. yewe abo rero nabazibona ari uko bazivumbye cyangwa bazinyweye mu birori. oya pe niko bimeze. nta muntu wigurira inzoga uzumva avuga ngo gusinda nitombora mu mafaranga ye. ko mbazira ngende mbakubwira amazina yabo umwe umwe se. shigera hirya waretse nkaho kubwira. ahubwo se mana yanjye twakumye mu byacu. uyu mukobwa wambwiye ngo uze turahurira mu rugo avuye mu kazi akaba agejeje iki gihe kuko ataraza ubu yabaye amahoro. nanjye yari yambwiye ngo araza kare ariko ndabona byanze. abona muri kwa gukunda akazi ke yabanje kugira ibyo ashyira ku murongo ngo aze abirangije. si ibyo mva rwose ariko ntacyo reka muvugishe numva hageze kuko amasaha rwose yagiye. gerageza wenda mbe nicaye ahangaha iruhande rwawe. ahubwo se ko telefone ye itariho gusa byaba byagenze bitera cyangwa umuriro wamushiriyeho. kuki se hasigayemo umuke nibura atambwiye ati umuriro ni mukeya numpamagara ukambura ntugire ikibazo. cyangwa ahuye n'abahungu banga ngo bamwereke aho babera ababingo. uyahangayika reka tube twiganiraho mura ntacyo ushiri wowe yabaye. umva amanda sha ibisatsi byiza. genda mbure gukurikirana ngo menye icyo umukunzi wanjye yabaye nicara ahangaha nkomeze nirebera ayo mata ko wanze gukinga hoteli. ariko nawe uzi kureba ubu se ko turimo twiganirira kuko iby'amata kubizanye ute. none se ubwo icyaha kibaye cyangwa uyabonye cyangwa byakabajijwe wowe wayazanye mu ruganiro utakinzeho n'agatenge. gukomana uzi ko wakumva uvuga uryo yagira ngo nambaye ubusa. usi isi ikabutura nambaye amaguru kurebe. yewe have byihore ikabutura igarukira mu kibuno se koko yewe yirutwa no kuyireka. yagumana nananye kuremo tuganire niyambariye ko navutse. menye reka da ahubwo reka nigende ndebe ko nahurana na Dine ataha cyangwa nkamenya icyo yabaye cyatumye telefone yivaho. reka nigendera rwose. mbega
agafanta gakonje we hano nkwereke iki none se ikirahure cyanjye uko ukijyanye ngiye kukuvangiriramo akantu kameze neza kugira ngo iyi fanta ikuryohere cyane yego mwana yanjye oya Jacques mbabarira aranditse ngo ntukagerageze umwana w'umuntu kereka niba ushaka kuba Nadine ngo ungire murenzi ariko nikumenya ibyo bintu byaragushimishije cyane n'ubu tuvuge ngo ubuze ibindi bintu nganiriza ku buryo uri kugarura ago mafuti ahubwo ibyo bintu kuki wowe wabyegereje umutima cyane kuko niba umuntu yarashatse kwisuzumira umugabo ngo amenye niba atwaye umwizerwa 100% wowe ufite ikihe kibazo rega ikibazo ni uko ari ibintu by'amanjwe kandi by'amavuta mabi cyane ubundi umuntu mukuru agiraga imyumvire nk'izo ngizo ngo agiye kugerageza umuntu koko nkanjye ndumva ntacyo bitwaye ikiza ni uko murenze ikigeragezo yagitsinze noneho nawe uzanyoherereza Nadine yambaye ubusa kugira ngo noneho ungerageze ibaze no kugerageje ntyo rero cyakora ubwonko bwanjye bushunnyeho byo nabikora da kandi ndi kumva ubishigikiye cyane ngo nibyo byatumye Nadine amenya ko murenze amukundaga cyane adashobora kumuca inyuma na rimwe nuko niganiriraga ariko ubundi biriya bintu ni amafuti pe nanjye Nadine naramubwiraga ibi bintu si byo bivemo ariko nyine nawe urabyumva mwanzuro n'uwe sinari kumubuza ku ngufu ntaramubyaye se ibyo kumubuza ku ngufu byo ntaho wari urabishobora ariko wari uranga kubimufashamo hariya nawe ndi gukubara icyaha gikomeye cyane sheri umuntu mubana yakubwira ngo mfashe iki ukanga kukimufasha kandi ugishoboye byaterwa n'icarico ubwo si reka nkubaze kari uko imana yamuvungiyemo akinywera byeri ibyo ntabyiteho nk'ubwo iyagutereta mukabirangiza ubu naho mba ndikurira mu myotsi ntese kugutereta niko kubyemera si umubiri ku mubiri si ibyo se bivuze iki reka ushobora kuvuga ngo uri gusuzuma umuntu bikarangira ari we bari gusuzuma ariko wanze utanyizera sheri kuki wumva ko ndinjije yakwemera unterese uwo ari we wese cyangwa ukeka ko kuba tukiri kumwe ari uko nta wundi musore ujya untereta ariko ibyo ngibyo nje ndabivuzera gusa nuko nawe urabizi umubiri w'umuntu aba ari umubiri we nyine none ubu sira uko wumva mwari muri babiri mu wambaye utuntu tw'amafuti tumukurura nk'ubu yakwegera gake gake mugashiduka amaburo bwifunze mutazi n'igihe bwifungiye ubwo byari biragenda bite tugafunga amaburo sheri wari mu cyumba siko wagira ngo twari ahantu ha twenyine ku buryo nta wundi wari hafi aho simubwiye agufata ariko nawe ubwo Nadine yararaza akavuga ngo nimurekere aho ngaho ngo ibyo mubivemo tekereza ariko ibaze ibintu ubu mvuga wundi umukunzi wawe noneho igikorwa nk'icyo gisebetse ukakivuga ku musore mwiza w'umuhanga witonda nka murenzi niyo yaba abazimu ntibakoresha murenzi n'impamo y'Imana do ntabwo bashobora kumukoresha amarorerwa nk'ayo unyumvira ukuntu baga washimageje undi musore mu maso ganje uzi ko mu gihe cyose twamaranye ntari numva uri kuvuga ngo ndi umusore witondaga urafashye se ko mvuze ukuri murenzi nawe uramuzi ngaho mbwira icyo mubeshyeho uzi n'ibindi si manamo iyo fanta dutaye zere ko ibyo atari byo bikurakaje ariko kurakara zibivanye hehe hari ibyo nkubwiye none se ko twaje tuvuga ko dutaha nka 3:00 none nkaba mbona uyise ubihindura ngo dutahe na komande twakoze ibyo kurya itaraza habaye iki umva se wicara ubitegereze cyangwa babiguye bitahane ariko nje ubu ngubu tuvugana nataje yego man nizo zingaro zirire Simeo zose se zikubitira zose nta kibazo rwose njye buriya sinkunda zingaro hanade habeshya nta muntu utazingaro ukunda rwose ngira ngo izingara mucoma wenyine twebwe tukazirya nyine si byo nkubwira ngo nta muntu utayikunda wowe ukambwira ngo urayanga wowe urambwiye ngo ntawe utazinga ku ndaro ngira ngo ntiwanamenye ko wabivuze kabaye nyine nawe urabyumva natangiye guteshwa gusa baje mbe nka wa munyamerwe sha siko nta kirida bazanye
yase rivanamo nazihorera ahubwo Nadine nk'uko uri kw'Imana nzakuvuganira bagushyira muri cya gitabo cy'abantu baciye uduhigo bandi koko nacagaye ko kutarya zingaro se ko kugura reka ye niba nibuka neza ushobora kuba uri umukobwa wa mbere mbonye ufata umuhungu akamujyana mu kabari yarangiza akamutama icyo kurya n'icyo kunywa kandi akishyura umuhungu nta na rimwe atanze reka nta birenze wari umujyama wanjye iyo ntabwo tubara ko ari umukobwa wasohokanye umuhungu turabyita ko ari umujyama wasohokanye mugenzi we ubwo ujya muragahoraho rero ahubwo nizeye ko nanjye umunsi umwe narigwiriye nkajya kukwishyura murenze atazafuha ntuze ko nawe ari umurasta arabizi ko ntamwoneshereza kandi nawe arakwizera ntiwamukubaganira kibona agasenga shaho cyaba gukorera indi mbatse n'iyimanze nyinyesha naho murenze se ndabizi ntari birye rwose ntibashaka kuduteranya byamugora sha niba ariho abasore nabonye bakundana ni wowe na murenzi pe muri mubi imbere umva gusa hari n'akantu ashaka kukwisabira Simeon kuva nkanguriye inyama ubwo byakemutse rwose ahubwo mbwira nako nguha cyangwa nako ngufasha ni nk'agaserivisi wamfasha ariko katagoye hariho kaba kagoye nakaguha rwose ngapfa kuba atari akanya k'amafaranga kuko muri iyi minsi rwose ndikungana ndi hasi oya humura ntabwo ari amafaranga se shaho nayabuze ko nayaka umugabo wanjye murenzi yaza kuyaka Simeon w'abandi ndi mwana niko mbwira urashaka ko ngufasha iki umva nyine ikintu nshaka kumfasha nyine kuwa gatandatu numvaga nshaka kuziriranwa na sheri wanjye kuva mu gitondo kugeza nibura nko mu gicamunsi ngeze nkagufasha iki ubwo mbese nyine ako nyine ntunseke umbwira nta kibazo ntunseke cyangwa ngo nyite indaya ariko numvaga bibaye byiza ariko nta kibazo bibaye byiza ukabona aho wigira ukaduha umwanya uhagije byanshimisha ibyo nta kibazo usibye ko niyo naba mpari ngewe ndi rasita pe ntabwo nababuza kwiganirira neza uko mubishaka shanda bizi ko ntari biryawe ako nyine birya abakobwa nawe uratuzi iyo naje iwanyu hari ukuntu nifatafata nyine ngo utarinshishamo ariko bibaye byiza nyine tukaziranwa twenyine ntikanga cyangwa nawe yikange ngo se Simeon yaca cyaka twumva byanshimisha rwose umusore yako kabyeresha kobwa yanguriye ariko nade uri umwana mwiza rwose n'umukuru pe niba n'abana dine bandi bose ariko babaga beza nawe ibyo ngibyo humura nzabigukorera urumva hari umujama wanjye utuye hariya hirya ku bya munani urahabona yego nzajya kumusura nko mu masaha saa 5 sibwo uzabuje se nzaza nko mu saa 5 igihe zagenda mbere yaho gato nyine undi ngaruke nka saa 12 gusa nimuzamwemaza agahinda cyangwa zanarare yewe sha umva ko nari maze igihe ntidagadura kuri sheri wanjye kubera ka kabazo ariko rwose ayo masaha nzaba nitetesheje nzaba nibebeje umva namushize urukumbuzi mu buryo bwose ezo tremaye afite abakunze sha ariko nanjye ibyo mpita byumva neza mbega gusubirana na sheri nyuma y'igihe kingana gutya harajemo akabazo ntabwo biba bisanzwe shana kuba byoroshye muba mukumburanye cyane mugakenera umwanya wo gushirana urukumbuzi nyine byose kabyeri gasomeshaho abandi nzaguha umwanya mwisanzura ni ukuri urakoze pe uraho neza mure uraho mama niko amakuru yawe yewe amakuru ni meza uretse ko wari waranyanze di ese nawe wabaye nkanjye ntukigira amafaranga yo guhamagara ariko ubwo ntushaka kunsebya koko mama narakwanze mu cyumweru gishize ntitwavuganye koko ariko se mwabaye mute mwabana mwe icyumweru utavugana na nyoko urumva ari gitoya koko none se tujye tuguhamagara 3 mu cyumweru nibura koko mama umva di byaba buri munsi se byo hari icyo byantwara aha yewe buri munsi ho ntabwo byashoboka rwose
buri munsi n'ibyo abasheri n'abashusho bateretana. aha none rero wowe ko ntawe muteretana ngo umuhamagare buri munsi se ubuzwa n'iki kumpamagara nk'umusheri wawe? Uzi neza ko nawe mfite se? Ngaho se mbwira amakuru meza, hari icyaciyemo se nitegura kuzukuru vuba aha? Ibyabuzukuru byo bigerwa n'Imana, ariko vuba aha ngaha rwose ndaguhaga akazana da. nuko nguhaye impundu umwana wanjye. Urakoze mama. Uwo mukazana nubwo ntamuzi ariko ndamukunze cyane kandi ndamwishimiye bitavugwa. Urakoze rwose. Wizera Imana ubwo iguhaye umugore n'umwana izamuguha mwana wanjye. Amen amen rwose ndayizeye cyane pe. Rwose ntugire gushidikanya, Imana ni igitangaza izabikora. Amina. Ahubwo nyibwirira rero uwo mukobwa wacu se nuwo kwandera? Ubwo se wahamenya mama? Atari uw'iyi wacu ngo wenda ubuze ababyeyi be. Ese ni kavukire waho mu mujyi se? Oya si kavukire nuko nawe yaje gushaka ubuzima ino. Naho ubundi rwose avuka mu majyaruguru. Nta kibazo rwose umukazana wanjye ndamwishimiye cyane. Urakoze rwose mama. Uti karibu mu muryango, nyoko buko aragukunda cyane. Uti kandi arakwifuriza kubyara hungu na kobwa. Ukaguka ugasakara ukaba igiti cy'inganzamarumbo mu muryango wa sobukwe. Mama kari byinshi wazamukuzanira vuba ngaho ukabimwibwirira si byo byiza? Umwanzi wese arakabura murenzi. Ngaho se disingirira vuba aze nkikanura mbasha kumwitegereza nkamubona wese. Yewe ntabwo ngutindira. Yego kwezi. Kagira inka. Azaba ari kuwa gatandatu rwose uzamwitegure tuzagusura. Ntiwumva wo kagira so we? Nshyiriramo amafaranga maze mpamagare nyukoroma aka kanya nkibyibuka mubwire ko kuri iyo tariki agomba kuzaza no kumfasha kwakira umukazana. Nabo bakari bwende data wacu mubwira azaba hari. Yego rwose. Kuko ndashaka ko mu kwezi gukurikiraho bazajya kumfatira irembo. Ntiwumva ariko uranshimishije cyane mwana wanjye. Urakoze mama. Ndumva nishimye sinzi uko nabikubwira rwose. Ntabyo gutinzamo rero. Ukinzanira umukazana muzahita mufata irembo. Cyane rwose. Ndashaka ko mu kwezi gutaha tuzafata irembo maze tugahita dutangira inyigisho z'umubano. Aha niba ari ibyo rero ubukwe buri muri iyi mpeshyi. Aha Yesu ati wabimenye. Byiza cyane. Iyi mpeshyi igomba kuzansiga ndi umugabo w'umugore rwose. Yego sha. Ndashaka ko nuzi no mu minsi mikuru ntazongera kukujyana kwa Mukamurenzi, ahubwo noneho uzarara ku muhungu wawe nk'uko wabisabye. Yego rwose. Uzi se mure? Ndakumva mama. Niba ari uko bimeze ngiye gutangira ntumira abantu bamenye hakiri kare ko nzabakeneraho ibitoki abandi amasaka batazayanywa bakayamara batantwerereye. Uraseka. None se mama ugiye gutangira kuyitwereza na invitation zitarategurwa koko? Mama rwose. Kampana w'imwenyuza noneho murenza kwemerera imodoka muko. Imodoka se shayi nyimira ndusha amafaranga kuryo nje ntayigurira. None se bigenze bite ko mumaze kuvugana ukabuje w'imwenyuza? Shayi ibyo byurumva sa ahubwo nkubwira. Ngiye kugusaba akantu kandi mbabare ntonyangira. Ibyo ngiye kuvuga ngo niba ari amafaranga ntiwirushye yansaba none nibutse ko ari wowe ufite menshi. Oya ntabwo ari amafaranga. Ndagira ngo mfashe twongere tugerageze murenze indi nshuro imwe. Kuki? Uzi ko wasaze Nadi? Ngewe nongere njye gushwandarika imbere y'umugabo wawe ngo ndi kureba uko ngirira ari. Ariko we wataye umutwe cyangwa ntabwo byashoboka rwose. Ibyo byibagirwe Nadi ubyibagirwa. Amanda. Hiki ndakwinginze mfashe ni irya mbere ni irya nyuma. Nadi turi inshuti urabizi ntacyo uramburana ngifite kandi nanjye ntacyo ndagusaba ngo ukinyime. Ariko sinshobora gusubiramo amakosa nkayo nakoze ubushize. Oya mbabarira. Nakoreka niyogereza ibyombo tunabivemo rwose. Mbabarira cyane kabisa. Ariko kuki ubyita amakosa? None se amakosa? Kumfasha gusuzuma umugabo tuzabana ni ikosa.
ubu se uzishima ninshaka nabi nkajya nirwa nkurira nkubwira ibibazo mfitanye n'umugabo wanjye. ese ubundi nkubaze Nadi ubundi murenzi uramusuzuma wiki amusuzuma wiki agaha ko ariko ubundi karahandura. oya va muduha umva nkubwira murenzi ni umusore mwiza w'igihagararo gihagije gifatika ni umusore w'igikundiro n'ubuhanga. murenzi ni imfura y'u Rwanda murenzi ni umuhanga ni umugabo nyamugabo mbese umukobwa wese yamwifuza urumva murenzi uramugerageza ngo bigende bite koko. ngenda gusaba kumva gufasha nkagira icyo nisuzumira ntabwo nkusaba kumundatira kuko muzi kurusha uko muzi. sirika niba wumva kumugerageza bikubangamiye bimbwire nabyo mbimenye. ntacyo bimbangamiyeho kuko sinjya ugeragezwa gusa ikibazo ni uko umugerageza nanjye ubishyiraho kandi rwose ushobora kubihomberamo. ibyo ni ibi ntubasha kumugerageza utabinzanyemo ibyo ntacyo bizantwara rwose. ubihomberamo utese hari amafaranga ngusaba. mvara none si yumbwiye ngo nisigarane nawe nambaye hafi gusa wibuka ko ndi umukobwa uri kumwe n'umuhungu twenyine ese utekereza ko ndi umukobwa uba wicaranye n'umuhungu ibaze nk'ubu ukopa iyo ntambuka ntababona ndindaya koko. ibyo byigutera ikibazo pe. ntakigira Nadine. ama twaraganiriye arambaza ngo se kuki wari wambaye kuriya mubwira ko akenshi iyo turi mu rugo ariko dukunda kuba twimereye nta kibazo yigeze abigeraho pe. ariko Nadine jya wibuka ko mfite umukunzi byibura unangirira ibaze guhora yumva inkuru ngo umukunzi wawe aratambikije imbere y'undi musore. ariko ibyo yabimenya kuko wabimubwiye kandi imbere y'Imana ishobora byose uko nabikubwiye iri ni irya mbere n'irya nyuma. ninongera kukubwira ngo mfasha ndebe murenzi uzantuka igitutsi cyose ushaka. mbabarira cyane Nadine n'ubwa mbere nuko wambwiraga kuko abandi araza nta n'icyambajije aho kunyurwa n'ibyo wabonye utinda cyamugerageza usibyo nibi. hariya nayo nateguye n'abamanda umusore wibanka murenzi ntabwo yatinyuka kugira ikibazo umukobwa yamusanze muri geto ye kandi none abizi ko bana na sheri we isaha n'isaha babizi ko nanahagera. none se kuri iyi nshuro ashaka kutwohereza muri hoteli uyu mukobwa ntashaka kunsenyera mw'abantu mwe. oya nta hoteli mujyamo none hari agatelefone nasize yo kubushake maze kumubwira ko ngiye kukohereza ukahacaka akakumpera wowe genda wakusenya umva ko warasaze wowe genda mwiriranwe uhave nka saa 9. ego data ngwiki nimumara amasaha 3 ataragira ibyo gusaba shanda ndabwira ejo tubyuka tujya kwandikisha umurenge. none se Nadine bizeye ko hari muri weekend abasore bakunda gutembera bakajya kureba imipira cyangwa ibitaramo. tumaze kuvugana ambwiye ko yirirwa mu rugo njye rero mubishye ko ngiye kwa muganga mubwira ko uza kunyura iwe akakumpera agatelefone nahasize wowe ntugire ikibazo rero arahari. nayanjye Nadine reka nkubahe ngende ariko ku izina ry'Imana ishobora byose ngira ngo urabizi ko ntakunda kurahira mu bintu by'amafuti Nadine. nubona nongeye gusubira muri ibi bintu ngo ndagufasha kugerageza murenzi uzamenye ko data yabyaye. wivunika inangire ni irya nyuma rwose iraba ari irya nyuma ahubwo wowe karabunyaruko hagere hakiri kare mwiriranwe byibuze waba na saa 9 z'umugoroba shanda aba namenye murenzi. ndakumva Amanda ubusa amasaha asayara wataha hari ikosa yabakoze. oya ntaryo rwose wakoze kunsura kandi mfurikwa nisubira wagutumye agatelefone rwose azagutume n'ubutaha sibyo se bivuze ngo rero batantumye agatelefone sinzirijwe ntekereza kugaruka. oya shayi ibyo urumva ari byo igihe cyose ufite ikaze kandi risesuye rwose. mva noneho yewe iyo nza ko wambyemerewe mba nkuyambiriye nkakwizeza kuzagaruka bidatinze. kandi guhoberana se bigira amategeko n'amabwiriza ahubwo mvugiye ibintu nanjye nabishakaga rwose. umva ndakubwiye ngo haguruka rwose nta tegeko rihana guhoberana. umva se di umutima wanjye rwose uratuje ubu ngubu. shamure ndakumva Amanda. kuko imboga zibona abana ndabyemeye. gute se iyo Nadine yarazi icyo afite. ushatse kuvuga iki ubwo? ntacyo da gusa nyine nari nshatse kuvuga ko Nadine uhora yiryamira muri ibi bituza byawe ari we wikiriye.
humura nawe nuko hekiri iyo uhora uhumuririye impumuro yawe nziza ukaba umuterekera aya maso arusha y'inyana kuba meza sibyo mure karame amanda mwiza ubu koko kuki kuva naza iki se nakwereka nahe burisha ahubwo nibutsa akantu ntakubajije guki ubwije cyane se ku buryo ntakakubaza oya nta kibazo akambaza urakoze rwose hanyuma se hari icyo tugiye mu cyumba mu cyumba ndumva hano muri saro atari byiza kako kantu twakahaganirira rwose nta kibazo wahabonye ariko karibu ku buriri rero niba ntacyo bigutwaye sibyo karibu rwose urisanga kahore murende uretse gato ubwose sinuje ariko mana yanjye nka simbe ukweri mana tekereza n'ukuri we ntanashyiramo ikinyabupfura ubundi se ararinda guca urugi kubera iki ko hadakinze yakwinjiye akajya mu cyumba cye mana yanjye niko simeo niko simeo wabuze iki kutinjira mana waretse guhondagura urwo rugi koko ntabwo ari simeo uje ni njyewe ubashaka yesuwe uri nadine we mure batatu we ndapfuye mure umva usohoka murebe ngiye kwifungira nano muri toilette oya wikwirirwa wihisha ariko zarizi ndakubujije rero umva nadine ngwino injira rwose ndetse mushobora kuba mwanazanye ibyo twakoze byose twabikoze ari hafi ahangaha tuneka ese habaye iki ko mudakingura muratwaye cyangwa murahuze ariko ntabwo ubwiye ngo komeza uze ntabwo rwose duhuze kandi rwose ntitunarwaye iyo turwara uba wabimenye nk'inshuti yacu cyakoze abantu ntibagira n'isoni pe ubu nta soni uratinyuka ukandeba mu maso warangiza ukanavuga ukabishobora none se ntavuga ko mfite ururimi ikindi kimbuza kuvuga ni iki kuri wowe urumva nta soni mbese ibyo wakoze ni ibintu byiza wahagarara mu ruhame rw'abagabo ugasobanura nari mbizi nari mbizi wari ubizi ko ndogase cyangwa wari ubizi ko niba nari mbizi ko uri umusambanyi mubi dorakana ko kagakoshwa uko kareba wagira ngo ni ururagara rwatoboye ishashi amanda ubu koko wowe nitaga inshuti yanjye ya nyayo niwe nkoze ibi ngibi banza uvuge ibyo ushaka byose ngutume kundebera umugabo aho kunkorera ibyo nagutumye uba ari wowe umpemukira indaya mbi gusa amatwi mabi nadi ukuri kose nciye bugufi imbere yawe umbabarire nanjye sinzi uko nasobanura ibyambaye kababarira imbere gapfupfuye wanjye turawe nta soni rero karatinyuka kanavumvura nyakubana rubi we nyakuba urushye wowe ukabura uko wigira we wagize ngo ibyo mwavugaga byose sinabyumvaga mwokavuga idahiye mwe atansiyo nadine nawe ntumbabare ndakubwiye ngo atansiyo niba hari amakosa yabayeho cyangwa se yaragiye no kuba wayavuga tukicara tukayaganira nk'abantu bakuru ariko utazanyemo ibitutsi bimeze nk'ibyo bashumba b'ingurube tansiyo ngo tukicara tukabiganiraho rwose jewe nadine umwana wabega nkaganira n'indaya nkamwe sinkaganire namwe nabyo bijemo umva sigarana n'amanda musubire mu cyumba murangize ibyo mbatesheje n'ubundi bavuze ko ahirwa umufite di ngaho musigarane ndamuguhaye wa mbesire we none se kuko mbigenze ntenadi ko ntacyo ntakoze ngo ngusabe imbabazi urashaka ko nkora iki kindi ntacyo utakoze ngo nsabe imbabazi hari icyo ntakoze se cyakoze rubanda muranatinyuka da ama uzi ko n'ubu ntarabyumvisha neza ubundi ni wowe ni njyewe kandi ndemera amakosa nadi ndemera amakosa yanjye nkanayasabira imbabazi ese ubwo izo mbabazi niyo n'ababikira mariya bo nazibonara umuntu nkawe nizeraga koko aba ari ufata iya mbere unca inyuma nawe wikabya nadi wenda twavuga ko byashoboraga kuba ariko nta byabaye byashoboraga kuba rwose si nkubeshye buriya se n'abasanze hera wadusanze mu cyumba
ariko nibwo twari tukiva muri salo. Hanyuma se ko mwari mwaganiriye muri salo mwashimanye buryo ki bamwe ari inkumi zihumura neza abandi bakaba abasore b'amatuza meza. Mwari mwimutse se mugiye mu cyumba gukora iki? Wikomeza kumbaza byinshi Nadi. Niba ushaka kumbabarira umbabarire, niba utabishaka kubireke ntabwo mwinginga. Gusa uragira ngo nkubwire ko twari tugiye gukora iki nyine? Si wombwiye ko byashoboraga kuba ariko nta byabaye se. None uragira ngo ndenze w'iki kindi? Ngaho mbwira niba mutari mugiye kunca inyuma mama. Mwavuye muri salo muvuga ko mugiye gukora iki mu cyumba. Ese ubundi icyo utumvise ni igiki? Ibintu byose nabikubwiye ku murongo ariko urakomeza umbaza ubusa. Ubundi si wowe wari waduteze ibyuma bikurura amajwi. Uri kubaza iki? Murenzi yarambwiye ko tujye mu cyumba. Abimbwiye nanjye ndabyemera turagenda. Kandi iryo kosa ryo kujya mu cyumba cya sheri wawe taryemera nanari gusaba imbabazi. Gukomeza kumbaza gutyo rero tumva ntacyo bimara. Niba umbabarira umbabarire, niba utambabarira ko nyine nta kundi ndi bubigenze. Ukaburishirije rero nkaho uri mukuri. Maze rero ku mugana w'Abanyarwanda impyisi kurira abanika kurusha kurakara. Ari wowe. Maze nkwiyame Nadi. Impyisi ni wowe wambishyitsi we. Ni ishende cyangwa nakoze iki cyatuma unyita impyisi? Impyisi. Urirakaje se? Urirakaje duhangane se urabikeneye twahangana da n'isoni nkweresho kwa sheri wanje uragiye aho gukora icyakujyanye tangiye kumwibambazwaho none ndakubwira ukazamura n'ugwande sire wari wowe besire niwe 2-3 wamuntumaga wose ubundi urampemba iyo wigirayo wantumaga warambyaye umva amashwarwa y'indaya mbese indaya ni wowe mbese ko naye nakubwiye kujya kumugerageza naye nakubwiye kujya kumutambikiza imbere no kumwishingarazaho ndakwiyamye ubifate mu mutwe kandi nkongeye kunyita indaya kuko indaya ni wowe na bene wanyu kiyamisazi umva uriyo 2-3 4 5 ndiyo se twarasambanye nasambanye na sora wasambanye na data se yakwiteza ubuvunderi nkawe ubuvunderi niwe wacyohewe yongeye kumwanda gukora mu matama nta soni ubundi wajyaga kugerageza umugabo wawe niba utari umwizeye iyo umureka abamwizeye bakamukunda kare ko se kuki utavuze ko umushaka ngo mukurekere nanjye nkabibona mama ukaja ukaba wipangaritse hariya ntushaka kugira aho ujya navuga ngo tujye kumusura ukabyumva ntejo nkabona urashaka no kugenda mbere yanjye kumbe waramukundaga wambambazi ndaje mbimubwire naje akamenya ko umutima wawe wibera muri Murenzi hakese ni data cyangwa ni mama yewe watinze ndi wowe nararangiye ariko ama mvaho uguruka kurimo gutera ivogonyo mu nzu yanjye kada nase inzu yawe yaje kubi yawe ryari komeruka inzari ya Midaridi uri umugore we cyangwa uri umwana we ni Midaridi wayubatse ariko akakanya niyanjye kuko yuko kwezi narayamuhaye mbishaka rero ukomeje kunzamurira kamere hejuru y'ibyo wankoreye izina ry'Imana nagutumura izina ry'Imana Janadi niba muyo wishyuye nta yanjye arimo umva untumure umva icyo cyose nyugusabira imbabazi rwose ntumura nibuze ko nta yanjye nuko mvuze kandi sinivuguruza ntiwaje nsanga aha naramaze Midaridi sinjazi birabareba singe twageranye amasezerano birabareba ngiye kugutumura noneho ubwo bwa buri kwivugishwa ngo twafatanyije kwishyura ujye kububwira mudugudu cyangwa mutwarasi bakubwarurire mu nzu we baba sha Nadi kabi kanka barutantumura rabango sha reka nkwihorere ndakwibintu naye ngiye kuvuga rwito nimanika mu giti ngase ntumura tubirebe numura mama we cyangwa nureba naba barijya wisigaramo gutumura rige ngo ari bo bugira gute uretse gire ku mururumba wankawe ubu bwatsi bwose si ubwawe hari undi mu busangira reka mbanze nirebere numpamagaye wabona ari umwana wanjye maze wowe n'uwo mururumba wawe ndewe noneho wabaye iki gutongana mama ese burya nagufashe sinabimenya mwana wa uzi umwanya umaze wivumagura ngo reka umureke afite umururumba ubwo se wagize ngo ndavugana nande ko ari yanka ndi kugaburiraho kurya ubwatsi gashukura bose hari undi basangira ubwatsi nawe uransekeje pe inka yawe muraganira ukagira ngo ni umuntu muganira neza umuntu uri wenyine se wa mwana we n'igiti mwaganira cyangwa mugatongana dore uyongera kuzukuru nk'abandi bakecuru niko tuba turi kuganira none rero reka niganirire n'inka yanjye nibyo wanshimiye ubwo wari wambuze urambonye icyo utumva ni iki se
none se akuzukuru Mukamurenzi ko afite babiri uwo yaguhaye n'uhuye. ariko se mwana wa abana b'umukwe ko ari ab'umukwe nyine nabaririra n'abanjye. abo ushaka kwisitazaho ndabumva ariko nabo niba bazaba ari abawe bazaba ari ab'umukazana. Umukazana wandese ni umukazana wawe ariko n'umukwe n'uwawe. umva mbese ko wabona umwuzukuru wawe w'umukazana ni nako wabona uw'umukwe wawe. reka ibyo tubireke ndumva aho ngaho utumva icyo nshaka kuvuga mure ahubwo unyibwirire gahunda yo kuwa gatandatu. cyane reka tuba ariyo tuganiraho kuko ari nacyo nari nguhamagariye ahanini mama. ngaho mbwira rero amasaha muzagerera ino nanjye menye igihe mbwirira abandi. igihe ubwira abandi bande? abandi bande mure niko ubu se mbana nabi ku buryo nzabura inshuti n'abavandimwe baza kumfasha kwakira umukazana wanjye. si ngombwa ntuzagira abo ubwira mama. kandi narababwiye maze bose bari kumbaza isaha muzagerera ino ngo bazaze mbere baze babitegure musange babategereje. ariko se mana yanjye ibi ni ibiki koko? ibihe se mama kuki buri gihe ibintu byose ubishyira ku rwego rwo hejuru? ngewe nigeze nkubwira gutumira abantu koko? ariko se mure ndabyemera ko ntabyo wambwiye koko ariko se ni gute wari kuza kunyereka umukazana wanjye simbwire nyokorome Karamaga? ni gute wari kubimbwira simbwire nyoko wanyu Mukarwigema? ngaho mbwira ni gute ntari kubwira ba nyogosenge na ba so wanyu? abo bantu bose warabibabwiye? ego natwagiriye utuye mu marembo yanjye na ntawe uzi iryayo duturanye mu gikari n'ababyeyi tubana mu muryango remezo bose bamfashije gusenga narababwiye rwose. erega mwana wanjye nari ntangiye kugira ubwoba ngo rubanda rwaba rwarampemukiye. aha nuko warakoze nta kindi nakubwira mama. wigira ikibazo mwana wa abo bose ni abantu beza b'imfura ntawakugirira nabi. aha kandi ntugire ikibazo cy'icyo kunywa rwose sibyo nuzana amakazi abiri ya byeri ku kigage n'urwagwa ntugire ikibazo bose abo nkubwiye barantwerereye mu buryo bushimishije. ibi noneho ndabivuga ngo ikira ibiki bivuga ngo iki koko? ntukagira imana ku mugani wa yanyombye amagambo ashize ivuga pe waranitwerereje koko. ariko se mure wowe imyaka ufite ntuyizi koko? wowe wakugira ngewe ngo wumve ukumva ngo umusore wawe w'imyaka ikabakaba 40 abonye umugore ntiwakora ibirori koko mure? kandi wibuke ko ibi ngibi ari byo birori byacu. ubundi bukwe bwose byaba mu murenge ndetse no gusaba no gushyingirwa bizabera iyo. ubwo se urumva tutishimye ngo tukubyinire wazanye umugeni twazishima ryari koko? mama gahunda yahindutse rero nitukije. subya nta nkuba yo mu kimure uramenye rwose utanyitira gahunda kuko namaze kubishyira ku murongo byose. kandi ariko bimeze bite? none se nkureke ukomeza iyo myiteguro yawe imeze nk'iyo kwitegura irushanwa ry'igikombe cy'isi? yo iranakirusha. murenzi rwose ujye umenya ibyo batebyamo n'ibyo badatebya. uzi ko ushaka kuzangira nka mubyara wawe? urumva iyo nkuru ariyo guteramo urwenya koko? wabimenye se nye? umva mbese urumva niyo yaba mubyara wanjye twakina ubyara muri iki? ubu se nacumuye iki koko mana yanjye? byagenze bite se kuki mutazaza mure? mama umusheri wanjye bamwohereje mu kazi hanze y'igihugu. ahwi mana ushimwe uhabwa icyubahiro. nari nihebye ngira ngo byagenze ukundi we. wari uketse ko byagenze gute? apo bireke ibyo nari nketse birakagenda bizabone. ahubwo nyibwirira igihe mwabyimuriye nibwirira abavandimwe ko gahunda ihindutse ariko imyiteguro yikomeje. mama tuzabanza twitonde nzakubwira ikindi gihe. muzabanza mwitonde mure? kuki se muzabanza kwitonda mwahise mubyimurira ku wa gatandatu ukurikiraho? warangije se cyangwa uracarogotwa n'ibindi? ubu si igihe cyose maze mvuga narogotwaga kuko sheri. sori ndamvuze nabi wari uri kuvumvura. warangije goma takara gasigawe cyangwa uracakomeza n'ibindi bintu uracongeraho n'ibindi? nuko nyine ubwo niba ari ukuvumvura cyangwa ari ukurogotwa narangije. ubwo ukaba wifuza iki rero? nyine icyo nifuza ni uko wambabarira kuko nanjye sinjye. nawe ntahari weho
ninje noneho oya navugaga ko byose ari Nadine wabiteye ariko nyine nkaba nanasaba imbabazi kuba ntarashishoje ku byo yambwiraga. nuko ye ubwo se Nadine nubwo nawe ari ikirahuri kiraho ushaka kuvuga ko ari we wakubwiye ngo genda usambane na Murenzi? None se twarasambanye? hari hasigaye iki? Ku mana yanjye kari uko Nadine yabatesheje cyangwa wagize ngo Diyo ntaho nayumvishije neza? None se nyine uko wumvise twarasambanye nyine ibyo nkubaza ko mwari muvuye muri salo mukaja mu cumba iyo Nadine ataza ngo abasakurize biba bitaranangiye biba byaragenze bitera? ntuba waravuye kwihurira n'uwo musore w'ibituza n'igihagararo ciza kundusha waranze ukagaruka kunshinyikira amenyo ngo ndizamashere ngo ndizamakunzi da? ariko ndemera ikosa kandi ndanasaba imbabazi ariko rero nawe witware nk'umuntu mukuru nubwo nakosheje unyubaye. ubwo se nk'ivuze ngo nari kuza ngo gushinyikira urumva bivuze ko igihe cyose tumaze dukundana nshinyikaho guseka. ariko akabi gasekwaga nk'akeza koko. utangiye kubona n'icubahiro rero ubwo ndaguha icubahiro cikira icyo kuba uzi kunca inyuma ku buryo nta narabukwa cyangwa kuba wikundiraga ibyo bituza bya Murenzi. mu by'ukuri icyo cubahiro ukunyaga ni icubahiro ciki? wenda ntunyubahire ibyo byose ko nyine unyubahire ko ndi umuntu w'ikigoryi. ariko umuntu w'ikigoryi ndabyemera ndicyo pe ndi ikigoryi kandi ndanasaba imbabazi. ariko si nkubazama ubu wowe uri njyewe ubu wahora urasaba imbabazi umuntu w'ikigoryi, umuntu w'igicucu, umuntu udashaka guhinduka, umuntu ufite imitekerereze nk'izo ubwo ukumva ibyo bintu mbese weho ubikoze kangahe? ibi bintu bibaye bwa kangahe? ubu bwari ubwa kabiri. bwa kabiri nuko ari byo namenye ariko wasanga ari byo mwihoreragamo. none se ubwa mbere wabimenye atari njye ubikubwiye sheri? hanyuma bimaze none se ubwiye mwihora ari kubimenya? nyine bimajije kuba nakubwiye ngo iki? ntaho nakubwiye ngo izi mikino z'ubugogi ntuzazongere, ntaho nshaka kuzumva mu matwi ganje, ntuzazisubiremo. warabyumvishije se? ntaho wanciye amazi ukigena nkaho ibyumbaga ndi kuvuga ari iby'ibimara ari iby'ibigogi nkongeye ukabijamo? babarira. ni gute wambwira ngo uhoraga mu ikosa rimwe ukajura urarisabira imbabazi? ibyo bintu bibagaho? nyine biragoye kuba wanyumva ariko nanone guhakanira umuntu mubana kandi agusabye ikintu ushobora kumufasha rwose biragoye. mbese wumviye uwo mubanaga izo za makunzi zawe wumva ntacyo zivuze? oya ama karame haguruka umva imbere umujinya wanje gutazamuka ugasanga ndakurituye. yego mana yanjye. yego niho n'ibyo gukubitwa bijemo reka nikiriza amagarada nubwo nakoze amakosa ariko nitinyira inkoni. gusa ikibazo sheri ntumbwiye niba umbabariye cyangwa utambabariye. shinguka hejuru ama udakomeza kunkorogoshora ibintu bikaba bibi. ariko se reka ngende. ushaka kwibambaza kuri Murenzi wigeze ungisha inama? ntakiye televiziyo reka tube tuyizimije ngo utege amatwi ubwo ari ikintu gikomeye ushaka kumbwira si byo se? ntabwo gikomeye cyane da mbese nyine nashakaga kugusaba imbabazi. ariko si urashaka kunsaba imbabazi zikize kandi urumva ibintu byabaye mu minsi ishize urabizi sinabisubiramo. urashaka kubigarura kandi nyine numva urabizi ko byangije umubano wawe na Nadine nk'abantu biteguraga kubana kandi iyo nsubije amaso inyuma mbona amakosa ari ayanjye. wigira amakosa wishinja ariko ni ukuri mbabarira ubanza untega amatwi basi sibyo? mbwira rero Nadine nagerageje kumusaba imbabazi biranga. ndavuga ni kuko n'ubundi nabakoshereje mwembi reka kanze ngutakambire nawe byibura umwe muri mwe nambabarira ndagira uko nduhuka mu mutima. nicyo kingenza pe mure ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima ndabasaba imbabazi z'uko nabangirije urukundo pe mbabarira. Amanda karame iyo urebye neza usanga koko ari wowe warwangije
cyangwa umuntu yaraje kugerekaho ibyaha mu koroshya ibintu nawe uremera uwo munyabyaha unabisabira imbabazi. yewe si njye wabitangije ariko ni njye wabirangije. wenda iyo ntaza kumvira Nadine ngo nkoreshe mu igerageza rye ntabwo biba byaragenze gutya. ariko urumva ko ikibazo atari wowe rero, ikibazo ari uwazanye ibizamini, urumva kuko niyo utemera yari gushaka undi mukobwa umukorera ibyo nyine wamukoreye. kimwe n'uko yari kumubura icyo kugukoresha igeragezwa akabireka. ntiwabyize. ubu wenda mwakaba mukomeje gahunda yo gutegura ubukwe bwanyu, none ubu mwarashwanye nanjye twarashwanye kandi twari inshuti. ibaze kubana n'umuntu mu nzu mukamara n'icyumweru ntawuvugishije undi. none se ubwo umwe yishe undi? nabyo byaba. niba udafite uburyo bwo guhita wimuka ngo ujye kwibana rero washaka undi mukobwa w'inshuti yawe ubwira mukabana, sibyo? ubundi mukaba muri kumwe nyine mu gihe ugishaka uko wibana, sibyo se? yego wenda inshuti sinayibura ariko nta bakobwa uratuzi turabaza cyane. ukuri uwo nabwira wese nireka tube tubanye yabanza kumbaza icyo napfuye na Nadine. urumva urumviza ari inkuru ntajya kuvuga koko mure. kandi iki gipangu kirimo inzu y'icyumba kimwe. wabaza nyir'inzu yayiguheje ukimuka, noneho tukajya tugutiza ibikoresho niba ntabyo ufite, sibyo? ariko mure urumva uko atari ukunyoshya. ntabwo ari ugukoye. yego amakosa yarabaye ariko se twongera ibisebe mu binyoro gute se? nze tubane mu gipangu kimwe koko. mu gipangu kimwe none se kuba mu gipangu kimwe ni ukuba mu nzu imwe? mbabarira birakabije. oya gusa niba wowe bikubangamiye ubwo ni ugushaka ikindi gisubizo. njye nari nkugiriye inama yagufasha gutandukana na Nadine nkatararuga undi. ese mure niba amaze icyumweru mbana na Nadine mu nzu ntawuvugisha undi, urambwira ngo none niyumva nsigaye mbana nawe hano azavuga iki? si uguhita yemeze ko tubana turi umugore n'umugabo? ariko kuki abantu dukorera ku bwoba igihe cyose? avesha none zabivuze se wowe ubizi neza ko atari byo byagutwara iki? ariko se ubundi wowe urebye ibitutsi Nadine yagututse kuko asanze turi mu cyumba kimwe gusa, urumva namenye ko dusigaye tuba mu gipangu kimwe azagutuka ibingana iki? buriya se biriya si ibyo bya nyuma zongera kuntukara. Nadine nubwo mukundana ariko ntabwo muzi mure. niba ari ukugukunda cyane niba ari ukutiyizera ndakubwiza ukuri ko amenye ngo ndimutse kandi nje kuba aha ngaha ntabwo twamukira n'imama ya muntu. njye rero ibyanjye na Nadine byarangiriye hariya buriya. niko bimeze kandi reka ndakubwiza ukuri pe, narihanganiye kumfuhira ko mbyita urukundo, ariko kohereza umuntu waje kungerageza byo ni ubucucu. oya ndakubeshya se? ubu rero njye na Nadine turi abantu baziranye bisanzwe rwose. niko bimeze. yego wenda ntabwo ry'ibyo nanjye ndabyemera kandi ndanabisabira imbabazi kuba naremeye kubijyamo pe. gusa nyine mure ndakumva n'ikindi ntanaguhisha ni uko kuva umunsi wa mbere nkubona nahise ngukunda. ariko nyine nkajya nifata ngo ntazatera agapupe inshuti yanjye. mu by'ukuri yaza kuba undi musore utari wowe ntabwo yari kumbwira aya manjwe ngo nyemere. ako nyine kuko nanjye nabaga nshaka kwiyizira hafi yawe umutima warabirwanyaga umubiri ukabishegera. ubundi byose bijya gupfa natetanye na Nadine nawe uri kumwe na Jacques. umva reka nkubwire, iyo uza kuba udafite umuntu ubu nta kibazo mafite rwose. ndakubeshya se? kuva umunsi Nadine asanga ahangaha akanuka nk'abashumba b'ingurube bwari gucya nkujyana kwa mama nkamubwira nti dore umukazana nakwemereye. uvuze ngo iki mure? niko bimeze. wowe ibyo numvise nibyo uvuze cyavuze? ndabivuze rwose. uravuze ngo mbyemeye twete twikundanira? ndavuze nti ibingibi iyo biba udafite umusore mukundana umva ubu nari kuba naravuye kukwereka mama na gahunda z'ubukwe tuzigeze kure. ndakubwiza ukuri kandi mana nyagasani umuntu wese kugira ngo umusore duherukana ryari? iki ubu aka kanya tuvugana mvuye kureba Jacques ngo musabe imbabazi. bigenda bite? ariko ibyo nkoreye ntibisanzwe. arazikwimye se? yewe yazinyuma bikarangirira ntacyo byari kuba bitwaye kuko n'ubundi nagiye kuzimusaba nteganya ko yazinyuma cyangwa ntazime kuko narakosheje ndetse ikosa ritoroshye. none se gukora iki? niko
hejuru yo kuzikwima se ageretseho n'ibitutsi. Mure ndakumva rwose. Umuntu mwakundanaga nubwo waba warakosheje koko akwiye kukubwira ngo nshinguka hejuru cyangwa umbwire ngo urushye. Ngo iki? Urambwira ngo ni umukunzi ngo igihe kizagera twongere twiyunge. Ubu rwose nanjye ndi ingaragu yigenga nta muntu ufite mu buzima bwanjye umbaza ngo uri he urakora iki ukunda nde. Njye rero nk'umugabo sinakwifuza gusenya urukundo rwa mugenzi wanjye. Urumva ni wowe uzi uko mubanye. Niba wumva rero mutakiri kumwe nk'uko nkubwira ko ibyanjye na Nadine byarangiye ukabona ntacyo ntwaye nakubera umugabo, umbwire rwose nitegure weekend itaha tuzajya gusura mama. Kuki? Niko bimeze. Ako ndabona icyo ngo niba ntacyo ntwaye muri rwose niho uvuze utyo. None ubwo ndumva ameze nk'umuntu ugiye gukabya inzozi atigeze arota pe. Oya zirota rero ni mama. Mu by'ukuri ndakuzi mu buryo butazi. Nibyo? Kandi kuva nakumenya narushagaho kugukunda uko numvise imico yawe, uko numvise imyitwarire yawe. Urakoze cyane rwose. Mbese nyine kukugira nk'umugabo wanjye nicyo kintu cy'agatangaza cyaba kibaye mu buzima bwanjye bwose. nubwo wicara se Jean? Ntaho ndicara ahubwo mbwira icyo uri kunshakira nigendere. Se ko ufite umushiye? Umuntu avuga n'abataranamenya n'icyo bamubwira. Ahubwo se umuntu atuma gahundi adafite icyo agiye kumubwira. Ubu mbere wahereye iyo umbwira icyo wari uri kunshakira ubu biba bitarangiye nta n'itahiye byarangiye. Mfite gahunda zindi zanje ndajamo. Ako bakwicaye ukanywa akabyere tugasangira n'inkoko tukaganira ko umura rwose fagitire ni iyanjye. Ngo iki? Ariko nubwo icyo utumvaga na de najanga tumanje kuvugana ngo iki naho wambwiye ngo nta makuru mfitiye ushaka ko mutamera kuri telefone nyine ndakubwira ni mbese ubundi ko nanjye nshaka kwigira mu tuntu uti nimbanguke ntaho biratwara umwanya munini cyane ibintu wambwiye ko bitararenze iminota 5 ngo nazo ziraba zihagije ubu hano mpamaze iminota ingahe wowe se 5 ya kinyarwanda ntuyizi ariko munyumvire none mwashizeho n'amasaha ngo gagenewe ibihugu runaka icara w'agacupa kamwe ntukesheje n'agakoko mukanyira bihiye tuyivovore tunayagirana agahinda twatewe n'ingirwa bakunzi zacu ariko utagira isoni urukumva ibiganiro utangiye kunjanamo none se ja ndakarira kandi uzi neza ko atari njye ugena abakunzi wenda ngo umubare ko abandi nabahaye abakobwa b'umutima we nkaguhindaya unyumvire utampora ubusa koko unyumvire iyo nza kubona njye batanga sinari kwiha umusambanyi nkamurenze ntari kwishakira umusore mwiza w'inyangamugayo Nadi mbabara rwose utazura kaboze sibyo kuko nawe uko byagenze kose urabizi byaturutse ku bugogi bwawe ubugoryi bwanjye yego mbwira icyo wari umpamagariye utantera umwanya mfite byinshi nshaka kwikorera ndetse nigendera ubu rero birashyushye bagiye gukora ubukwe n'irembo barabifashe ibyo birabareba nanjye igihe nikigera nzabukora ese buriya urugo rwabo ruzaba rumeze gute we indaya nka mandi zubakana n'umuhehesi nka murenzi umva ndakwiyamye wimbaza ibyo ngibyo ibyo ntacyo bindebaho sibyo bakubaka byabananira ibyo ntibibareba kandi uwo mukobwa w'abandi reka gukomeza kumutuka kuko twamaze igihe kinini nje nawe dukundana reka ye njyewe rero icyo gihe ntaho nateretaga indaya yewe ni indaya 2 3 4 5 urumva umuntu w'umukobwa muzima ajya kwibambaza ku musore azi ko afite fiance kandi no fiance w'inshuti ye ibiganiro byawe rero ndikumva nta kintu kizima na kimwe kirimo uretse kunyibutsa ubugogi bwawe bwatumye mbura uwo nkunda ako kuba warabuze amanda ntibivuze ko abakobwa beza bashize ku isi ariko n'abagifite umuco nyarwanda atari we wirirwa upapuza abagabo b'abandi yego ndabizi ntaho bashize nzabona undi ariko bidakuye ubugogi bwawe bwatumye mbura uwo nikundiraga erega niyo wahera hafi yawe wababona ja ubu se njye sindi umukobwa mwiza mukuru kandi uzi icyo ashaka none nakubaka urugo rugakomera naguhakanyije se none se nyine kuki utabitekerezaho nk'abantu duhuje ikibazo kimwe nyine natwe tukibuza tugakora couple yacu tukareka ziriya ndaya ko ntacyo twaba duhonze njyewe Jacques ngakundana nawe Nadine ntibitwaye iki se ko sheri wawe yakundanye n'uwanjye bakaba bagiye no kubana
aho kugira ngo abantu bajye birirwa batuvuga ngo twatewe agapapa ntitwakwibuza ndetse twe tugashyiramo n'imbaraga nyinshi tukabatanga no gukora ubukwe. umva nkubwire uretse no kubitekereza no mu nzozi ntaho bishoboka ko njyewe narota nabanye nawe. ahubwo kubera icyo utangira umugore sindi umukobwa mwiza ubundi umukobwa mubi utakubyarira abana beza byonyine kuba utekerezaga ngo ugiye gusuzuma ngo umuntu ngo urebe niba atagucaga inyuma ni ikigaragaza ko wowe ufite n'uburozi wabuha umuntu kugira ngo uhamye neza ko azagukunda urukundo ruzahoraho. biriya byabaye rimwe kandi byansigiye isomo ubu se nakongera gukora ikosa nka ririya ngize amahirwe nyine yo kubona undi musore nkunda nka Jacques. arewe muri uyu mukino niciye inyuma wanditswe na Manishimwe Dieudonné mwumvisemo Murenzi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Nadine mwakiniwe na Munyana Narisa, Simewo mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Jacques mwakiniwe na Nsabimana Eric, Mugenzi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Amanda mwakiniwe na Karangwa Liliane, naho wabakiniye Mama Murenzi ni muri Zaboro Marie Antoinette. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.